muraho n'inzovu wanyu ngarutse. Uyu munsi mbafitiye message 3. Iya mbere, umuntu uri gukora zino video arabashimira uburyo mwakiriye izi video kandi mwazikunzemo, by'umwihariko Dumba. Ariko nanone arabasaba support imeze guterera. Mujye kuri YouTube channel yitwa Je suis Sami mukandeho subscribe, bitewe nuko hari content nyinshi cyane zibategereje. Nk'urugero, nago mwakwishima kubona Bushari yabaye pasteur, cyangwa se nanone Jackie yabaye mu masera, cyangwa se nanone Donald Trump yabaye mu matari hano muri Kigali. Ndizera ko mwabikunda bitewe nuko mwakunze ibi bya Kanazovu ndetse n'ibindi nabyo mwabikunda kandi cyane. Cyangwa se nanone ura ntago mwakunda gashot movie ka Mark Rembo ahangaye na John Rembo. Ubu muribajije ngo Mark Rembo ninde? Nta wundi ni Roke Wine. Rero arabasaba mujye kuri YouTube channel ye yitwa Je suis Sami, ifoto iriho niyo ndetse na background niyo ngiyo. Mukande sabu ni yafunguwe muri 2018 mu rwego rwo kwirinda ko yahafungurwa inshyashya abandi bakayigana. Icyo gihe niyo ya nyayo. Hanyuma content izo ni nyinshi cyane zirabategereje. Message ya nta video nimwe Sami ajya kora isebanya. Nk'urugero ukabona yakoze nka Israel Mbonyi ari gukora ibitemeranya no kwemera kwe, yambaye nk'amadishire ari kumararapa. Mbese ibyo bintu ntago ajye bikora. Bivuze ngo nuramuka ubibonye ahandi ntabwo ari Sami uzaba wabikoze. Cyangwa se nanone ukabona yafashe nka perezida w'u Burundi akamuvukisha ibyo atavuje. Oya, ibyo bishoboka. Aho uzabibona ntabwo ari uzaba yarabikoze. Twikomeje rero. Yakamwana wa mama, ndabizi jo warababaye ngo nakurashe ibibombe. Gusa ndakomenyesha ko atari njye wabikoze. Uribajije ngo ninde wundi kandi ari we perezida wa Amerika. Sena yarateranye ndetse n'igisirikare kubera yuko bari babizi ko nge nawe turi inshuti, ntabemera ko bakurasaho. Icyo bakoze nta kindi bakurasheho batambwiye. Nagiye kwisanga mbona amakuru kuri za BBC, CNN na Fox News bose bari kuvuga ko Amerika irashe kuri Iran. Nahise mpamagara umugaba w'igisirikare cya Amerika mubaza ibyo akoze atambwiye. Ambwira ko nta kundi bakoze icyo ari gikwiye. Ndabizi ko byakubabaje bitewe nuko nkuzi kuva kera. Icyo ndi bukore nta kindi, ndahamagara Kongere ya Amerika ndetse na Sena, twese twicare turebe icyo twakora. Ndetse n'icyo ndi bugambire nta kindi nuko intambara igomba guhagarara. Ndetse cyane naherenzeho ndashaka ko ukora ibishoboka tugakora inama, ufate jet yawe nanjye mfate, ndetse tujye guhura na perezida wa Israel ari we Kanyombya. Duhure tuganire kuri iki kibazo, intambara tuyihagarike. Bitewe nuko nkuko ubizi ko twe tuyoboye UN nakeza k'intambara. Nago isi igomba kubuzima guhagarara bitewe n'intambara za hato na hato gitewe natwe ndetse na Putin ndetse n'ibindi bihugu byose bisidikira intambara. Ntabwo bikwiye. Rero tugomba gukora ibishoboka byose intambara igahagarara kugira ngo turengere ubukungu bw'isi ndetse n'abaturage baba ba Irani ndetse n'aba Israeli. Tutirengagije kandi n'ibihugu bizengurutse iyo zone murimo kugira ngo nabyo bibone umutekano ndetse n'ingendo z'indege zikomeze mu bwisanzure. Murakoze cyane.